Iyi ni update kuri Atoc. Wibuke ko Atoc ni mining dukora tunabikuza. Ubwo rero gukora daily check-in ni buri munsi kugira ngo ubashe kubona coin nyinshi binyuze mu gukora daily check-in nyuma y'amasaha 4 bituma ubona coin nyinshi. Urabona ko giye hano mfite coin 446. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yitwa John Lee Crypto Update, kora subscribe. Kora subscribe uraza ugakanda aha, warangiza kwakanda ukahita ukanda no kuri aka kazogera, kuri iyi nzogera, kugira ngo ubashe kubona ahanditse ngo all notification. Ahangaha ugahita wemeza ahangaha, noneho ugahita wemeza kuri all notification kugira ngo video zose ujye ubasha kuzibonera ku gihe. Yes, ikindi niba nkubwiye ngo muri comment ya mbere, bivuze ko muri comment ya mbere ni ahangaha, kamabereke kugira ngo urebe muri comment urahita ukanda hano, uri kuhabona neza, urahita ukanda hano, uraza ukande hano aha kuri comment ahangaha, noneho numara kuhakanda urahita ubona link ipininze. Ni ukuvuga ngo link ya mbere iyi ngiyi niyo ubu ushobora gukandaho kugira ngo wiyandikishe. Noneho hano uhita ukanda hano kuri read more. Noneho iyo umaze gukanda kuri read more uhita ubasha kubona link zose zitandukanye. Harimo link ya WhatsApp, harimo link yo kwiyandikisha. Urabona ko rero ni ibintu byoroshye. Ubwo rero ndiza ko niba uri ubwa mbere ubonye iyi video, kora subscribe, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bitangirwa kuri iyi YouTube channel. Okay, reka noneho dukomeze. Wowe rero kugira ngo ukore daily check-in urahita ukanda hano, urakanda yes. Noneho urabona ko nyuma y'amasaha 4, hano nyuma y'amasaha 4 uragaruka ukore daily check-in. Yes, ikindi nuko hano kuri avatar hano bisaba kuhaza buri munsi kugira ngo usubize ibibazo baba batanze. Uraza ukanda hano kuri avatar, numara kuhakanda uhita ukanda hano hasi handitse ngo answer today question. Noneho uhakande, urabona ko hari ikibazo baba bahashyize. Rero icyo ukora urasoma ikibazo hano numara kukisoma urebe igisubizo hasi. Noneho reka njye nihitiremo igisubizo, uhita ukanda hano kuri confirm, kugira ngo igisubizo cyawe kigende. Yes, noneho nkanda kuri confirm leta ikindi nhitemo, nite nkanda n'ubundi hasi aho kuri confirm. Gutyo inshuro 3 ugenda uhitamo igisubizo bitewe n'ikibazo babaje hari haruguru. Yes, noneho bahita baguha coin. Yes, suppose n'ibice 3 nizo baguha kubera ko wakoze ikibazo. None ko wakoze ya day check irana ko biriya bisubizo byose wabisubije, bahita baguha toke 3 n'ibice 48. Kubona neza yari reward yo kuba wakoze question cyangwa se complete question today. Izi question 3 cyangwa se ibibazo 3 wabisubije, urahita ukanda hano kuri correct hano hasi. Yes, utegerezaho gato, ubu byarangira. Urabona ko byabaye completed, uri kubibona neza hano. Rero niba utariyandikisha muri Atoc, link urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Ikindi urabona ko hano muri Atoc harimo video, harimo uburyo bwo kureba video. Bivuze iki rero? Iyo urebye video hari izindi Atoc token uhita ubona. Reka mbereke uburyo uyireba. Urabona ko baduhaye video ebyiri. Wowe rero ukiri gukore uraza uyikandeho. Urabona ko iya mbere ni iyi, uraza uyikande, ariko baragusaba gusubiza ikibazo nyuma yo kureba video. Reka tuyirebe.
Why you should use referrals. Earn money with ATalk. Can I earn a lot with ATalk? Yes, you can. ATalk buys your time. Yes, hano rero iyo umaze kureba iyi video uhita uza ugakanda hariya hasi handitse ngo continue, uhita uhakanda, noneho numara kuhakanda bakubaze ikibazo ugisubize. Yes, ngenda asubiza icya kabiri, niba ari icyo bareta amatokeni, niba atari cyo bahita bansubiza inyuma nongere ndebe video. Ni ukuvuga ngo nawe nuyireba bakakubaza ibibazo ukabura icyo usubiza ukabona uracyishe, wongere uyirebe kuko ibyo baba bari kukubaza niba biri muri video warebye. Noneho uhita ukanda hano kuri confirm, niba nabyishe barabikwereka, niba nabikoze yes. Urabona ko kuba nkoze ikibazo bahise bampa token reward 5.43. Urahita ukanda hano hepfo kuri collect. Yes, urabona ko video imwe turayirebye. Iya kabiri rero ni iyi. Iya kabiri ni iyi nayo ifite token 5. Yes, reka nayo tuyirebe. Yes, urabona ko niyirangiye. Icyo turi bukore turagaza dukanda hano kuri continue. Tumara kuhakanda noneho dusubize ubundi duhabwe token. Urabona ko hano bari kukubaza ibijyanye watch this name of the brand bank. Bari kubaza brand y'iriya modoka cyangwa se y'uru ruganda. Yes, brand yayo rero ntabwo nabashije kuyibona, gusa iba iri muri ibi bibazo, muri bisubizo uko ari bitatu. Ngereka nkande kuri kimwe muri byo kubera ko biransaba ko mpitamo kimwe muri ibi, gusa icyo nzi cyo brand ndumva ari iyi. Yes, reka noneho mpitemo ubundi nkande kuri confirm turebe ko nabikoze. Yes, urabona ko nabikoze neza cyane. Ubwo n'ubundi ni ukuvuga ngo abari bukore iyi bari burebe video uyu munsi, urabona ko bashobora kuba babahaye izi video n'ubundi ibisubizo murabona ko ari ibi. Ubwo rero ndizera ko iyi update mwari muyikeneye, kandi mbibutsa ko niba ari ubwa mbere ubonye iyi video ukora subscribe nkuko nabiberetse muri video itangira. Ni kureba bakora subscribe bakanda ku kazogera kugira ngo bajye babasha kubona video yose nshyize kuri YouTube channel. Ndizera ko muri bukomeze kubwa neza, ndabakunda cyane.